Hi guys, bimeze bite muze twigane n'incogoza Benoit ngo ahe ikaze kugira ngo urusheho gukurikirana YouTube channel yacu man of course ibintu bimeze neza cyane bya hatari. Data nshaka ibibazo nshaka kukubaza nawe ukambwira. Maze iminsi mbyibaza bikancanga. Rata nk'umuntu nawe nusanga ubyibazaho cyane utugenda muri comment utubwira uko ubyumva cyangwa se uko ubyibazaho cyane. Sibyo rata? Maze iminsi nibaza nk'umuntu wakoze amafaranga yahembwe nande. Ikindi kibazo nibaza nk'umuntu wakoze isaha yamenye icyo gihe ko hari sangaye kugira ngo akore isaha. Simujya kuri YouTube channel yacu wandikemo Nshogoza Benoit uduhe igitekerezo utubwire uko byumva nawe biba bigucanga. Ikindi kibazo maze iminsi nibaza nk'umuntu wanduye sida aribwo bwa mbere yandujwe nande. Ikibazo gikomeye, umuntu wanduye sida yandujwe nande bwa mbere. Kabiri, ikindi kibazo nibaza nk'umuntu wakoze ikarita y'isi we yari ahagaze. Simujya kuri YouTube channel yacu tubwire uko ubyumva utubwire ese akanya umuntu yari ahagaze. Nkomeza kukwifuriza kugira umwaka mushya wa 2026 nkubwira ngo ndagukunda cyane. Nitwa Nshogoza Benoit aka Mr Monologue aho tujya dukurikirana aho ngenda mbafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye, filime, amakinamico, ibiganiro, amakuru menshi agiye atandukanye. Nkubwira ngo ndagukunda byatanye mba ngufite ku mutima papa. Genda wandike muri comment utubwire ese uwo muntu yarahagaze. Kabiri ngusubiriremo, umuntu wakoze amafaranga yego yahembwe nande. Ikibazo cyoroshye kinsubize. Kabiri keza, umuntu wanduye sida yayandujwe nande aribwo bwa mbere. Byose ikindi, umuntu wakoze isaha yabwiwe n'iki cyo gihe. Ikindi, umuntu wagize gutyo agakora ikarita y'isi we yari ahagaze ayikora.